Yego. Twongeye twababwiye ati ngo mwiriwe bakunzi bacu kandi mwige mudahwema kudukurikirana no kuri Future Empire. Twongeye kubabwira ngo Imana igomeze ibahe umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo rero twongeye twagarutse hano ngaha kureba ku busesenguzi bwacu bwa episode 28 imaze kurangira. Twabonye ko episode yarangiye cyose ahangaha akubise urushyi Isembe. Ahangaha rero byaje kuba ikibazo, Isimba ahita yikubita hasi kubyuka biranga, mama we agira ubwoba. Mama we mu kugira ubwoba rero yahise avuga ngo mufate Isimbi mumujyane mu cyumba cya Cyusa. Hano Isimbi yahise ajya mu cyumba cya Cyusa kabisa. Ibi bintu twabashije kuba tubibona ahangaha, niko twabonye uko yabashije kuba yavamo. Ni ibintu by'amayobera cyane, ariko ahangaha nagira ngo nkubwire ngo amakuru mashyashya cyangwa akantu nshaka ko tuganiraho cyane ni kamwe. Amakuru niko twabibonye, twabonye ko hari amakuru yageze hano ngaha kuri Isimbi ndetse na murumuna wa mama we Fabiola, azanwe n'uwo mukozi wo kwa Cyusa bita Fisto kabisa. Turabizi ko anekera Fabiola ndetse na Isimbi. Rero aha ngaha akantu nshaka ko turebaho cyane cyangwa akantu kabashije kuba gatangaza ni uko mama wa Cyusa yamufatiye mu rugo rwabo ari nijoro atashye. Ngo uramara iki hano Fisto aya masaha? Mbese ibi bintu biraherera he? Mbese gufatwa kwa Fisto kuraza kugira iyihe ngaruka? Twabonye ko ariho filime yacu yarangiriye, ariko reka dutege amaso uko biri bugende kabisa. Ahangaha ni ukureba ukuntu ibi bintu biri burangire. Akandi kantu rero keza cyane tugomba no kwigiraho kabisa, kantu kanshimishije, ni uko twabonye ko murumuna hano wa Iribagiza kabisa ari kumusengera, ari kumusabira kuri Nyagasani cyane. Ahangaha papa we rero yamusanze muri sale ari kumusengera, bagirana ikiganiro, aramubwira ati ngo ibiriya bintu impamvu ndi kuyikora nta yindi, ni uko yanereye umukobwa wanjye Isimbi inda. Rero ntabwo yashaka Iribagiza asize uwo yateye inda Isimbi. Yaba ngo Iribagiza cyangwa Isimbi bose ni abana banjye, ariko icyo nshaka ni uko ikibazo cya Isimbi gikemuka. Apana ko Cyusa yaza agafata Iribagiza kandi yarateye inda Isimbi. Mbese wowe ibi bintu urumva ari ibyo bintu papa Isimbi ari gushaka gukora nibyo cyangwa wowe sibyo? Ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi nge sinzi nyine, wowe ndika muri comment tubwire ukuntu byumva. Mbese ibi bintu byo gufata umuhungu ukamushyingira uwo adashaka ngo ni uko yamuteye inda nibyo cyangwa sibyo? Ni ibintu tuba tugomba kureba kandi tukanegaho cyane. Rero ndagira ngo mbisegureho yuko tugiye kuba dusoreje ahangaha kuba ubusesenguzi bwacu, tukaba tuzabana neza ku buryo burambuye ku kandi ka episode. Twagira ngo turebemo utuntu dukeya cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo rero wowe utarakanda subscribes cyangwa se ngo nadutera inkunga yo kuduha comment ukatubwira ngo mugombe mugire uku nguku, ndagira ngo umbwire ko uyu mwanya wo kubikora kabisa niba ntacyo bigutwaye. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nahejo ku gace kacu ka 29 kandi nimugabeme kureba filime yacu kabisa, dukunda turi benshi cyane. Imana ibahe umugisha.